Muraho mwese abakunzi ba Urakenewe TV, neza y'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana n'ibibane namwe. Nejejwe no kongera kubasuhuza kuri uyu munsi, mbifuriza imigisha n'urukundo biva ku mwami wacu Yesu Kristo n'ibihorane namwe. Dushimiye Imana iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko tumaze iminsi tubikora kuri iyi channel ya Urakenewe TV. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Iyi ni channel yanyu, ni umugisha tugiriwe n'Imana kuduha iyi channel kugira ngo tuyumvireho ijambo ry'Imana. Ndakeka abari kugenda bumva ubutumwa bwiza hari aho biri kubageza. Hanyuma uyu munsi tugeze ku gace ka kane kitwa gucungurwa. Agace ka mbere twabonye ko ari wowe Imana ikeneye, tubona ko uri umwana w'Imana. Imana igufite umugambo ukomeye cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo Yesu. Agace ka kabiri twaje kubona icyo twaremewe kugira ngo tunezeze Imana, ndetse tuza kubona agace ka gatatu katweretse umuntu n'icyaha. Hanyuma agace ka kane kagiye kutwereka ikindi cyitwa gucungurwa, aho gucungurwa byatangiriye kugira ngo uyu munsi nge nawe tube tugifite amahirwe yo kwinjira mu mugabane w'abana b'Imana. Hari ibyakozwe, hari icyo Imana yakoze, ari nayo mpamvu nge nawe dufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana kadatakazwa n'ibihe ibyo ari byo byose duhuye nayo. Munyemerere tubanze dusenge, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, nyaguhora ku maso y'umwami wacu Yesu, nongeye kugushimira imbabazi zawe zakomeje kubana natwe nubwo icyaha cyaje mu isi. Twaranonekaye, turababazwa kubera ibyaha, ariko dufite amahirwe ko hari ugucungurwa gukomoka kuri wowe. Ndasenze kugira ngo ineza yawe iganze ubugingo bwacu, imbabazi zawe zikomeze zitwikira buri muntu wese. Umuntu wese uteze amatwi ijambo ryawe abashe kwakira imbabazi zikomotse muri wowe, abashe kwakira ubuzima heshwa no kukwizera, abashe kwakira imbaraga zikiza, abashe kwakira imbaraga zihindura, zihagarika umuntu umwanya akwiriye kubamo. Nunyemerera umwuka wera w'Imana adahebira mu mutima w'Imana byuzuza akanwa kanjye, ntabarejye uvuga ahubwo abari uvugira mu kanwa kanjye. Ubwira bateze amatwi iyi channel kugira ngo bumve icyo ushaka kuvugana nabo mu ijambo ryawe. Amahoro yawe natwarire muri bo, ndetse atwarire muri twe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Inshuti z'Imana, nkuko twagiye tubivuga, dukomeje ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Itangiriro, dusome igice cya gatatu, turasoma n'umurongo waho wa 20 n'uwa 21. Hanyuma dusome dusimbuke igice cya kane, turasoma ku murongo waho wa 10, twumva icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Haravuze ngo uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ndasubiramo murongo 21 cyane cyane. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Umurongo wa 10 w'igice cya kane aravuga ngo, aramusubiza ati, aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira ku butaka, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamo cye n'inzererezi mu isi. Hanyuma igitabo cyandikiwe, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, nirwo nshatse ko dusorezamo dusoma igice cya 12. Abaheburayo igice cya 12, turasoma n'umurongo waho wa 24. Abaheburayo igice cya 12 dusome n'umurongo wa 24.
dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo reka duhere ku murongo wa 22 kugira ngo tubyumve neza, ngo ahubwo mwegereye umusozi Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso amishagirwa avuga ibyiza kurusha ay'Abeli. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoma aya magambo twashatse kuvuga ku gucungurwa, kuko Imana yakoze ikintu gikomeye ubwo Adamu na Eva bari mu Edeni, ubwo bari bamaze kwiremera ubucocero. Bibiliya twasomye yatubwiye ngo nuko iremera Adamu na Eva imyambaro y'impu irayibambika. Ikintu cyabayeho niki? Nuko kugira ngo Adamu na Eva bongere basubirane ubwiza, habaye igikorwa cy'igitambo. Iki gikorwa cy'igitambo, komanteri bibilike igaragaza ko Imana yakoresheje inyamaswa. Izi mpu Adamu na Eva bambaye nta handi zavuye ni mu mpu, ni inyamaswa zabazwe zikurwaho izo mpu izambika Adamu na Eva. Bishatse kuvuga iki? Imana yakoze igikorwa cy'igitambo kugira ngo uyu muntu yongere agire agaciro. Mwene data unteze amatwi, hari ikintu gikomeye Imana yakoze kugira ngo nawe ugire agaciro. Nyuma y'uko ukoze ibyaha, Adamu na Eva bamaze gucumura, bambitswe ubucocero. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi unteze amatwi, hari ubucocero ufite, ariko hari n'igitambo gikomeye Imana yatanze. Sifa kwa Mungu. Bibiliya itubwira ko umukiranutsi wa mbere wabayeho kuva isi yaremwa, umukiranutsi wabaye wa mbere kandi agapfa akiranutse, n'umuntu witwa Abeli, n'umwana wa kabiri wa Adamu, umwana w'ubuheta wa Adamu. Niwe wakiranutse aturira Imana ituro riyinezeza. Mukuru we Kayini amugirira ishyari, arangije aramwica. Amaraso y'umuntu ya mbere yamenetse ku isi ni amaraso ya Abeli. Abeli ameneka amaraso yakiranutse, ngo ndetse amaraso ya Abeli atera Imana atakira ku butaka, bitera Imana kubaza Kayini ngo mbese murumuna wawe ari he, kwa amaraso ye atakira mu butaka. Ariko Kayini ntiyabasha kubona igisubizo nyacyo, kuko ibyo yakoze byari bibi. Nshuti yanjye, ndashaka kuvuga iki? Ubwo Imana yicaga inyamaswa igakuraho imyambaro yambika Adamu na Eva, uyu munsi ntabwo ari inyamaswa yapfuye, ahubwo ni Kristo umwana w'Imana watambwe. Ni Kristo wagiye ku musaraba ahinduka igitambo kizima, aba n'umutambyi uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Gucungurwa kwacu kuva muri Kristo Yesu, Bibiliya isobanura iki? Iki kintu cyabaye mu ngobyi ya Edeni, cyangwa se iruhande rwa Edeni, kuko Adamu na Eva bari bamaze gukurwa mu ngobyi ya Edeni. Ndagira ngo mbibutse ko uyu muntu yari yahawe imivumo, cyangwa se yari yahawe imiruho azaruha hano mu isi. Na niyo mpamvu gututubikana kw'abagabo kutazabavaho ni ingaruka z'icyaha, kubyara barushya abagore ni ingaruka z'icyaha, inzoka yavumwe kuzakurura inda hasi birangije ikagira ry'umukungugu ni umuvumo w'icyaha. Nshuti zanjye munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo hejuru y'icyaha hariho igitambo. Icyo gitambo ni ubuzima Yesu yatanze ku bwacu kugira ngo twebwe twese tubone amahoro. Ndavuga ku gucungurwa. Haleluya! Imana icungura umuntu. Adamu na Eva yabazi inyamaswa ibambika impu z'iyo nyamaswa. Umuntu wa mbere wamennye amaraso yayamennye arenganirirwe gukiranuka n'uwitwa Abeli. Abandi bose bagiye bakurikiraho, bamwe bagiye bazira ibintu bitandukanye, ariko amaraso ya mbere yamenetse ku butaka ni amaraso ya Abeli, niyo yatatse bwa mbere. Noneho amaraso ya Yesu, haleluya, niho twasomye amagambo y'uwandikiye Abaheburayo yavuze ngo mwegereye umusozi wera Yerusalemu, haleluya, mwegera umusozi wa Siyoni. Sifa kwa Mungu. Mwegera n'abamarayika, ngo mwegera n'Imana, ngo mwegera n'umuhuza w'Imana n'abantu, haleluya. Umuhuza w'Imana n'abantu ni Kristo, kuko icyaha cyadutandukanije n'Imana, ariko Kristo atwunga n'Imana binyuriye mu gitambo cy'amaraso ye. Niho uyu mwanditsi yavuze ngo mwegereye n'amaraso avuga ibyiza kurusha ay'Abeli, haleluya. Aya maraso avuga ibyiza kurusha ay'Abeli niyo yaduhesheje agaciro muri Kristo Yesu.
nshuti yanyu nteze amatwi, hari ibintu byinshi tugenda turwana nabyo, ariko ndagira ngo mbatangarize ko hariho amaraso. Aya maraso natwezaho ibyaha, aya maraso nadukuraho urubanza rw'ibyaha. Niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya yabihanuye mu gice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo nimwemera mukumvira. Ahereye 19 yavuze ngo nimuze tujye inama, ni kuwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka nk'umuhemba, niyo byahindu byatukura bigatukura ngo birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya! Kubera iyi mpamvu ngo nibirangiza bihinduke bimere nka shelegi, kuko hari Imana yuzuye imbabazi ikiranukira kubabarira abantu bayo. Ku murongo wa 21 yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Kubera iyi mpamvu nshuti yanyu nteze amatwi, wowe wagize umugisha wo kwakira ijambo binyuriye kuri iyi cano, Imana ikeneye gufata ingamba zo kuguhagarika mu mwanya wawe. Haleluya! Ni wowe Imana ikeneye kuko yagutanzeho ikiguzi kinini, ni wowe Imana ikeneye kuko yakumeneyeho amaraso y'umwana wayo, ni wowe Imana ikeneye kuko Kristo yagiye ku musaraba. Haleluya! Arambura amaboko hagati y'ijuru n'isi, yireherezaho amahanga yose kugira ngo abamushaka bamubone. Nawe wari urimo nawe wari urimo, ni wowe watumye ajya ku musaraba, ninjye watumye ajya ku musaraba. Ibyaha byanjye n'ibyaha byawe nibyo byatumye abambwa kugira ngo njye nawe tubone agakiza. Nshuti yanjye nteze amatwi, haleluya, ndagira ngo mbatangarize ko dufite amahirwe akomeye. Uko ibihe byagiye bisimburana, ibitambo byagiye bikomeza gutambwa, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi hariho igitambo kimwe gusa. Nicyo gitambo ni Yesu Kristo watambwe, ahinduka umwana w'intama watambwe, ahinduka igitambo, ahinduka n'umutambyi. None kubwe tubona imbabazi. Nshuti yanjye, nta byaha abakozi Imana itabonera imbabazi. Nubwo wowe wiciriyeho iteka, nubwo wowe wirangije, nubwo wowe wikuyeho kubaho, nubwo wiyambuye agaciro, nubwo wiyambuye buri kimwe, ndagutangariza ko nta byaha wakoze Imana idafitiye imbabazi. Ni wowe Imana ikeneye. Haleluya! Nubwo waba ugeze kure kumeze gute, nawe wavamo umumaro. Umva wowe nteze amatwi, ndagira ngo unyitegereze unyumve neza. Wowe tuvugana, Yesu ashimwe cyane, ni wowe Imana ikeneye. Ikomange mu gatozi ngo ni jyewe Imana ikeneye, ni jyewe. Umva, ni wowe Imana ikeneye mu mwanya wari wo wose. Haleluya! Abantu Imana yameneye amaraso, yahaye umwana wayo, ni twebwe twese. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3 umurongo wa 16 haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Ni Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi. None se wowe uri he? Urabona uri mu kuzimu se? Urabona uri mu giti se? Urabona uri mu isi? Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni wowe Imana ishaka kutarimbuka, ni wowe Imana ishaka kubona ubugingo buhoraho. Haleluya! Imana iragukeneye nshuti yanjye. Ese utekereza ko ari aho birangiriye? Paulo we yandikiye Abaheburayo, Nesori yandikiye Abaroma, aravuga ngo mbese itimanye umwana wayo. Haleluya! None tuvuga iki? Nshuti zanyu nteze amatwi, ubundi tuvuga iki? Ni icyaha cyari kiduheranye, twari duheranwe n'ibyaha, twambaye ubucocero, Imana ikaremera Adamu na Eva umwambaro mumu, none natwe tukaba dufite amaraso yatwambuyeho gukiranirwa, tukambara gukiranuka. Tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Haleluya! Nshuti yanjye nteze amatwi, umva nkubwira ibintu Imana ikeneye kuri wowe. Imana irashaka kuyivuga, Imana irashaka kuyihagarara mu buzima ubwari bwo bwose. Ushobora kuba mu buzima bw'ubukene, abantu benshi bakagukuraho icyizere bakabona ko ntacyo umaze, ariko nje gukubwira ko ufite icyo umaze. Na wa mukira aragukeneye. None se wagize ngo umukira azikorera byose? Nshuti yanjye, uriho kubera umugambi w'Imana, ntabwo uriho kubera umugambi w'umuntu. Umuntu yaguye mu kare ko Yesu ntabwo ajahemuka. Umuntu yakwirengagiza ariko Yesu ntabwo yakwirengagiza. Nubwo wababazwa, Imana ibona umubabaro wawe ikawuvunja mu ibyishimo. Ni wowe Imana ikeneye. Haleluya! Ni wowe Imana ikeneye.
hari igihe umuntu yiciraho iteka bitewe n'ibyaha arimo, yareba ibintu akora, yareba ubuzima abayemo, akavuga ati yewe kabisa njyewe ntabwo Imana yambabarira. Nshuti yanjye, ntabwo Imana yakubabarira. Imana ifite, ni wowe ahubwo ikeneye ngo ikubabarire, ni wowe ikeneye ngo ikuruhure. Wowe unteze amatwi mu rwego urwo ari rwo rwose, waba uri mu muhanda ikeneye kukuruhura, waba winywera kore ikeneye kukuruhura, waba uri indaya yamaramaje ikeneye kukuruhura, waba uri umusinzi wamaramaje ikeneye kukuruhura. Kuko uri uw'umumaro, ni wowe Imana ikeneye muri sosiyete yose. Umva nshuti yanjye, waba uri umuturage w'umuhinzi, Imana iragukeneye kuko ikeneye kuhingana ubwenge, ugahingana gukiranuka, bikazana umugisha mu myaka. Kuko yavuze ngo nugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka, Gutegeka kwa 2:28, uzagira umugisha mu majya no mu maza, mu butaka, mu gitenga, mu matungo, uzagira umugisha. Kubaho Uwiteka bizana umugisha. Nshuti yanjye, reka mbabwire kandi nanone mwumve iki ngiki, kugira amafaranga ntibisobanuye ko wubaho Uwiteka, kugira amazu meza ntibisobanuye ko wubaho Uwiteka. Igifite agaciro ni kimwe, ubugingo bwawe n'imirimo yawe bigaragaza ko wubaho Uwiteka cyangwa se utamwubaha. Ariko Imana ikeneye guhagarara mu mwanya wo kubaho Uwiteka ku manywa ndetse na nijoro. Mwene data nteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ibi ngibi. Uri umuyobozi w'umudugudu, Imana ikeneye ko kuri uwo mudugudu uyobora, mu mudugudu uyobora uba intangarugero. Abaturage n'uyobora abaturage wuzuye umwuka wera, ukayobora abaturage wuzuye kubaho kw'Imana, ukayobora abaturage uhagaze mu mwanya w'Imana, uzabayobora neza, bazuzura umunezero ukomotse muri wowe. Uyoboye akagari, Imana igukeneye muri ako kagari uyobora. Ukeneye umurenge, Imana igukeneye muri uwo murenge. Imana igukeneye muri ako karere, Imana igukeneye muri minisiteri. Imana ikeneye kuyihagararira aho waba uherereye hose, mu mwanya uwo ari wo wose. Ni wowe Imana ikeneye ngo ugaragaze kwera kwayo. Ni wowe Imana ikeneye kuyihagarara muri minisiteri, ni wowe Imana ikeneye kuyihagarara muri presidence, ni wowe Imana ikeneye kuyihagararira, ni wowe Imana ikeneye. Nshuti yanjye, mu mwanya uwo ari wo wose, muri domene zose, Imana iragukeneye. Muri education, Imana iragukeneye. Mu buhinzi, Imana iragukeneye. Muri development, Imana iragukeneye mu buryo ubwari bwo bwose. Wahindura ahantu utuye, wahindura umudugudu utuyemo, wahindura karitsiye utuyemo, wahindura ibikorwa bya benshi. Ni wowe Imana ikeneye. Wikwiyambura agaciro, wikwisuzugura, uri umuntu Imana ikeneye. Imana iguha umugisha. Nshuti yanjye, twacungujwe igiciro cy'amaraso y'Umwami wacu Yesu, twegereye amaraso avuga ibyiza kuruta yabere. Niyo mpamvu nkubwiye ngo biracyaza, uracyakenewe, uracyagaragazwa, kuko tuzavuga byinshi Imana igukeneyemo. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo uyu mwanya ukwiriye kubamo. Imana iguha umugisha. Waba ugize umwanya mwiza wo gutekereza ko wacunguwe? Ese ugize umwanya mwiza wo gutekereza ko hari byinshi Imana yakora ku bwawe? Haleluya! Iyi Imana igibohora, igikura abantu mu batabwibya, ikabaha umunezero, kuko dufite ubuhamya bw'abari abajura, ubu n'abakozi b'Imana, abari abasinzi, banywa kore, ubu n'abapasitori. Dufite ubuhamya. Imana igikura kure, igaha umuntu agaciro agomba kugira. Nawe iragukeneye. Ngwino mu mwanya wawe, Imana iguha umugisha. Nyemerera tugusengera. Imana, Mwami Imana yacu, nyaguhora ku ngoma se Umwami wacu Yesu, umugisha uyu muntu wumvishira ijambo. Yarakeneye guhinduka, akeneye gucungurwa, yakoze ibyaha nibyo, ariko akeneye imbabazi. Amaraso wamennye, yandi avuga ibyiza kuruta yabere, ayamishagirwe ku gicaniro avuga ibyiza kuruta yabere. Nahindura ubuzima bw'uyu muntu uteze amatwi witegereza iyi video, nahindura ubuzima bw'uyu muntu ureba iyi video. Afite ibyari bimuruhije, afite ibyari bimunanije. Ndasenza Imana ngo bimurekure, ibyari bimwicaze hasi bimurekure, ibyari bimutsikamiye bimurekure. Reka ya maraso avuga ibyiza kuruta yabere niyinjire mu buzima bwe, asobanura ibisobanye muri we, aritegura ibihome by'abadayimoni, acagagura imigozi y'abadayimoni. Yaedike fo, haleluya! Yambikwa imbaraga zihindura, yambikwa imbaraga zirema. Haleluya! Yambikwa imbaraga zishyiraho ubuzima. Uramukeneye, uramukeneye. Nguyaraje, muhimbaraga, mushoboze gufata icyemezo, mushoboze kwinjira mu buzima aho yararuhiye, aho byari bimuyobereye, mu buzima bugoye, mu muryango wamunaniye, mu bibazo bitandukanye. Akeneye kurengerwa nawe. Reka incungu yayiboneke. Wamucungura akongera kugira ubuzima, wamucungura akongera kugira amahoro, wamucungura
akagira imbaraga zinesha. Urakoze mwami w'amahoro, umugisha umuntu wumvishije ijambo rihindura ubuzima bwe, ahagarare mu mwanya we none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Wowe umaze kuntega amatwi, ikiganiro kiracyakomeje, turacyakomeje kumva ijambo ry'Imana. Ni wowe Imana ikeneye, kandi ko urakenewe, ntiwisuzugure. Kandi subscribe aho hantu hari amagambo atukura, numara kuhakanda haraza inzogera ku ruhande nayo yikande, hanyuma uze gukora share cyangwa se like kugira ngo ubutumwa bwiza bugeze ku bandi, ndetse nawe ubwawe uko ijambo ry'Imana maze kuritunganya rigeri kugeraho byihuse. Imana iguhe umugisha, ndagukunda. Yesu akunezeze mu izina rya Yesu, amen.